Jimbiri we uyu mwaka wa 2025 tutangiye neza tugomba kutangira neza duhekenye iki inkoko imbata ifi byose umva nukuvuga ngo urumva umwaka wa 2025 yego tugomba kuhekenyamo tukavutura ariko reka nkubwire Action. urumva iki gisaki mbo nakira kibata Action. reba aba subscribe dufite gute tutabatumira iki gisake iki ngiki kira kibata nakira gikwavu katinga aba subscribe dufite mu muryango wacu w'umuhumuza TV ndavuga cano n'abafana bose nyine muri rusange tugomba kubatumira uyu munsi urumva tugaserebura tukishimira yuko badukoreye akazi neza rega nibo badukorera akazi ubundi no mwaka wa 2025 yego ne nabuze ngo ni ntasangira n'abafana bacu yego n'umutima uzahagarara ntabwo nakwemera kuhagarara rero umutima wawe ntibibaho ibi bintu byose mbahubwira Jimbi hamagara Rubyogo yego uhamagare Kazoya uhamagare Mahoro uhamagare Mugwaneza Nyiramushyushya w'imwibagirwa na Nyiramushyushya yego ubabwira n'inshuti zabo zo baje bavuga ngo bakane subscribe yego na like na comment yego bose bazanani umuceri buretse udatuma mbyibagirwa aro umva nkubwire Kazo banguka uyu munsi yobewe ko ari ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2025 banguka duserebure umwaka duhekenye ikibata duhekenye ibikoko duhekenye ibikwavu n'abakunzi bawe bamwe wagiye umbwirira ngo bankandire subscribe ku muhumuza TV banguka ariko ahubwo reka ngo kupe mpamagare na Nyiramushyushya mubanguke Nyiramushyushya kengoyo aro Nyiramushyushya ariko uri hehe ko numva wagira ngo uri mu buririra nabyuke ngo wabuza aho usereburira umwaka ato kwa Jimbiri Jigo ku muhumuza TV tugiye kurya ibikoko tugiye kurya ibibata tugiye kurya ibikwavu none ngo wabuza aho usereburira umwaka banguka ubwira n'inshuti zawe mubanguke kandi na wa mwana wawe ntumusige umuzane nawe arye ngo ntago yari yamenya gushikura inyama hanari gatewe ariko yumva ukuntu umwaka umeze warahuta n'agasupu apo mubanguke akampamagare n'abandi kampamagare na Rubyogo umubwire aca kuri depe y'ibirayi azana ibirayi ibiro 30 byo gutekamo ifiriti ako nicyo ngukundira rega inama yawe ubundi bikenewe humura ndakurya aro Rubyogo ariko uyu munsi turaserebura umwaka sha n'inshuti zo azibwire bazana bwira izo nshuti zawe muze duserebure umwaka wa 2025 umva kandi mbere yo kugera hano manzi ujya kuri butike ubabwire ngo Jimbiri Jigo aravuze ngo mumuhe ibiro 30 by'ibirayi kanda kanyenyeri nuko ndakanda kanyenyeri ibiro 30 by'ibirayi byo gutekamo ifiriti yo kurisha iyi mbata na zirankoko banguka wihute mubanguke abwire na Claude zetu badufasha kubaga zirankoko ariko ari kubyumva Nyiramushyuwe wahageze se karibu ushisharaje yego kunyira munda yuko ukorera imbere rwose nureba nureba wishimiye umwaka mushya wishimiye umwaka mushya rero nkunda ko wowe rero ugira gahunda ukorera imbere cyane ubu wakibonye kibata mbo noneho rero nta by'ubushyitsi buri aha ngaha mbo uhita winjira mu nzu utangire ufatiriza imbabura
gira vava w'intereza ihuta wedo ariko umva uzane n'icyuma aho ngaho ntangire mbe ndabaga uno mwana wa nyamushyushya ngo nahagaze koko urahagaze kurya urubata ntabwo uramuhekenyesha yabaga we utugiye guhekenya sha rubyo banguka mu rubyogo yahageze rubyogo mureka ko yibesha kamera rubyogo umva nta bintu byo kwicara tugiye guseba irukanka kuri za nkoko ugifata ikizane tukirye ntigucike banguka ikigura kumbona iki icyo ariko rero jimbiri ndakumva tugomba kubwirana ba bandi batarakanda subscribe nabo bakaza bakagira umuhate wo gukanda subscribe byarangiza bakanda no kukazogera iyo nama ni inyamibwakazi ni inyamibwa gabo nibyo koko nawe utarakanda subscribe ku Muhumuza TV urabyumvireho ndagutumiye ngwino rwose maze uhekenye kuri iyi mbata niko bimeze no kuri za nkoko no kuri za nkwa ariko kandi wibuke kugira ute ukanda subscribe kuki ku Muhumuza TV nibyo rwose kugira ngo n'umwaka utaha Imana nidushoboza ikatugezayo wese ntabwo wakanze subscribe hoya warayikanze rwose kugira ngo Imana nidushoboza ikatugezayo umwaka utaha uzaze noneho uri mu bantu nahamagaye utari mu baje kuvumba kanda subscribe like na comment ntubyibagirwe no gusharinga mu zindi nshuti zawe nazo rwose kugira ngo tujye turaserebura umwaka twese hamwe tugeze mu 100,000 umwana arashonje ashaka inyama nyamushyushya bangukane cya cyuma po